Reka tubasuhuze twongera kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Clarisse, ikaze. Kanseri y'urwagashya yahitanye umuhanzi Yvan Buravan ni indwara ifata ite? Yvan Buravan ni umuhanzi wakunzwe cyane akaza no kwegukana igihembo gikomeye ku mugabane wa Afurika cyitwa Prix Découverte cyo mu mwaka wa 2018, igihembo gitangwa na Radio France Internationale. Yitabye Imana tariki 17 z'ukwezi kwa munani mwaka wa 2022 azize kanseri y'urwagashya. Abategura ibi bihembo bakaba baranafashe icyemezo cyo kuzanamwitira icyo gihembo cy'uyu mwaka mu rwego rwo kumwunamira, akazanagaruka ku mateka y'urugendo rwe muri muzika. Yvan Buravan, Imana imuhe iruhuko ridashira. Ubundi urwagashya ni urugingo rukaba n'imvubu riba mu nda, isa naho iri inyuma gato y'igifu. Ugereranije ingano yarwo ni nk'iy'ikiganza cy'umuntu mukuru. Urwagashya rushinzwe kuvubura indurwe zifasha igifu gusya ibyo umuntu yariye. Ikindi ni narwo rurekura imisemburo iringaniza isukari mu maraso. Ikindi kandi urwagashya ni narwo ruha amakuru igifu uko ingano y'ibyo cyakira igeze. Kanseri y'urwagashya ni uburwayi bufata selule, ni ukuvuga uturemangingo tugize urwagashya. Bitangira ari selule imwe yihinduranyije ikagenda yigabanyamo izindi selule nyinshi zimeze nkayo kugera aho zikoze ikirundo umuntu yavuga ko kiba kimeze nk'ikibyimba. Kanseri y'urwagashya kimwe n'izindi ndwara hari ibishobora kuyitiza umurindi, kimwe n'uko ishobora no kwizana gutyo gusa. Bimwe mu bishobora gutiza umurindi kanseri y'urwagashya harimo kugira umubyibuho ukabije, kunywa itabi ryinshi, kurwara indwara ya diyabete, kuba warakunze kurwara urwagashya kenshi cyangwa se ari mu muryango ugeze kurwara iyi kanseri, kunywa inzoga nyinshi, ibirahure bigera kuri 3 kuzamura ku munsi. Ikindi kandi ubu burwayi bukunda kwibasira cyane abagabo kurenza abagore. Ku bantu bakunda kurya ibiribwa bitetse mu mavuta menshi cyangwa se birimo isukari nyinshi, nabo baba bafite ibyago biri hejuru byo kuba bakwandura iyi ndwara. Gusa nubwo ibi byayitiza umurindi ntibivuze ko buri gihugu ifite abazayirwara. Indwara za kanseri iyo zibonywe kare kuzivura birashoboka. Ikibazo ni uburwayi bukunda kwigaragaza iyo umuntu yamaze kuremba. Kanseri y'urwagashya nayo ni uko. Tugiye kubabwira bimwe mu bimenyetso bya mbere byigaragaza iyo umuntu arwaye iyi kanseri. Nubona ubifite ukabona bimaranye iminsi, ihutiye kujya kwa muganga kwisuzumisha. Bimwe muri ibyo bimenyetso harimo nko kwihinduranya kw'ibara ry'uruhu rigasa umuhondo na wa mweru wo mu jisho. Ibi akenshi bikunda kugendana no kwihagarika inkari z'umuhondo wijimye no kwishimagura ku ruhu. Uku guhinduka umuhondo k'uruhu ngo ntigutera ububabare. Mu bindi bimenyetso harimo kuribwa mu nda. Ububabare bwo mu nda ushobora no kubwumvira mu mugongo. Ukunda kwigaragaza cyane iyo umuntu amaze kurya cyangwa se yaryamye agaramye. Mu bushakashatsi ku ndwara ya kanseri y'urwagashya bwaje kugaragaza ko mu barwayi 7 ku 10 bajya kwa muganga kwivuza uburibwe bw'umugongo, cyane cyane igice cyo hasi. Uburibwe bw'umugongo ngo buturuka ku kabyimba ka kanseri kaba kafasha aho urwagashya rurangirira, kagateza ikibazo ku mitsi hegereye. Ikindi gishobora kuba ikimenyetso cy'iyi kanseri ni diyare ikabije. Umuntu ashobora kugira diyare biturutse ku mpamvu nyinshi, urugero ni nk'ibyo yariye cyangwa se ubundi burwayi. Gusa ngo iyo umuntu ayifite akajya ku bwiherero byibuze inshuro zigeze kuri 6 kuzamura ku munsi, kandi bikaba mu gihe cy'iminsi 2 cyangwa hejuru, umuntu aba agomba kwihutira kujya kwa muganga. Mu bindi bimenyetso harimo kugira isesemi no kuruka. Ibi bikaba biterwa n'uko hari igihe urwagashya ruba rwabyimbye, nubwo iki kimenyetso kigaragara no ku zindi ndwara. Kunanuka cyane bijyana no gutakaza ibiro, nyamara nta kintu kigaragara kiri kubitera. Bikajyana no gutakaza apeti cyangwa se gutoranya bimwe mu biribwa wakundaga. Kubura umwuka bya hato na hato nk'aho umuntu amaze kwirukanka ahantu harehare. Ibi biterwa n'uko haba habaye kwipfundika kw'amaraso uko kwafashe imwe mu mitsi igize nk'akaguru cyangwa se ukuboko cyangwa ahandi. Bigatuma amaraso adatembera neza mu mitsi kugira ngo umuntu abashe kubona n'umwuka uhagije. Ushobora kwibaza uti ese kanseri y'urwagashya irakira? Igisubizo ni yego, ariko biterwa n'ikigero igezeho. Kimwe n'izindi ndwara za kanseri mu byiciro bigeze kuri 4. Icyiciro cya mbere aricyo cyitwa stage 0, naho umuganga abona ko mu rwagashya harimo amaselule cyangwa se uturemangingo tudasanzwe. Bigatangira gukekwa ko yazavamo kanseri, gusa biba bitaraba kanseri, ahubwo bishobora kuzavamo kanseri. Kuri iyi stage nta kimenyetso kindi umurwayi agaragaza.
Stage ya mbere. Muri iki cyiciro mu rwagashya hajemo akabyimba kangana na santimetero 2 ariko ntikarenze santimetero 4. Aha akabyimba kaba kari mu rwagashya gusa. Kuri stage nta kimenyetso cy'uburwayi umuntu agaragaza. Aha kanseri y'urwagashya bishobora kuvurwa babaza umuntu akanakira neza. Hakabaho kandi na stage 2, ni ukuvuga icyiciro cya kabiri cy'uburwayi bwa kanseri y'urwagashya. Muri iki cyiciro kanseri y'urwagashya iba ari kanseri yuzuye koko, ariko itangiye no kurenga urwagashya igafata tumwe mu dutsi tujyana amaraso. Akabyimba kaba gatangiye kurenga santimetero 4. Ibimenyetso by'uburwayi biba bitangiye kuboneka nko guhinduka umuhondo k'uruhu no kumweru w'ijisho, gutakaza ibiro ndetse n'ibindi. Aha biba bigishoboka yuko umurwayi yavurwa agakira ariko mu gihe yitaweho neza. Stage 3 ni ukuvuga icyiciro cya gatatu cy'uburwayi bwa kanseri. Hano ikibyimba kiba cyatangiye no gufata mu bindi bice byegereye urwagashya. Kandi ibimenyetso by'ububabare bitangira kwigaragaza nko ku mugongo, mu nda, gutakaza apeti ndetse no gutakaza ibiro mu buryo bugaragara. Aha kanseri ntabwo iba ikibashije gukira, gusa umurwayi ahabwa imiti imworohereza uburibwe ndetse ikanabuza gukwirakwira mu zindi ngingo. Stage 4 cyangwa se icyiciro cya kane cy'uburwayi bwa kanseri, naho noneho ya kanseri y'urwagashya iba yafashe izindi ngingo zifite aho zihurira narwo. Urugero ni nko mu bwonko cyangwa se amagufa. Iki cyiciro gukira ntibiba bigishoboka, ariko byibuze umurwayi ahabwa imiti imworohereza. Hari ibiribwa umuntu aba akwiye kwibandaho kugira ngo urwagashya rwe rubashe gukora neza. Ikindi binarurinda indwara zitandukanye harimo n'iyi kanseri. Muri byo harimo ikirungo cyitwa kurukuma. Iki kirungo kiboneka mu masoko atandukanye. Tungurusumu nayo uko wayiteka kose ni kimwe mu biribwa bifasha urwagashya gukora neza. Imboga za brokoli, ibijumba, imbuto nk'indimu na cerize, ibihumyo, ibitunguru no kugerageza kurya amafunguro arimo amavuta make n'isukari ikaba ku gipimo cyo hasi. Murakoze naho utaha. Mwari kumwe nanjye niwe Mugeni Clarisse.